Turabashuje cyane inshuti z'Umurage Community, amahoro y'Uwiteka akomeze kuba muri mwebwe, turabakunda cyane. Tukaba tubashimira uburyo mudukurikirana mu biganiro tugenda dutanga, kandi dushimira abakomeza kugenda baduha ibitekerezo, kandi dushishikariza n'abandi kubitanga kuko biradufasha cyane ndetse tuzajya tugira umwanya wo kubisoma. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe tujya tuganira ku bintu bitandukanye, ariko amakuru afite aho ahuriye na gospel tujya tuyaganiraho ndetse tugatanga ibitekerezo. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira ku muhanzi bita Niyo Bosco uherutse gutandukana n'uwari umujyanama we Mr Irene na ereba ye yitwa Mr Irene Empire, kamaze gutandukana. Uyu mugabo akaba yatangaje byeruye ko yatandukanye na Murindahabi Irene nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com. Iyo nkuru tukaba tunayisanga ku gihe.com. Bakaba bari bamaze imyaka igera kuri 3 ari umujyanama we, yagiye amufasha mu bikorwa bitandukanye bya muzika ndetse akaba yishimira uburyo amufasha. Tukaba tubibutsa yuko iyi reba ari nayo ifasha abahanzi ba gospel ari bo Dorcas na Vestina. Tukaba tunabibutsa yuko uyu Niyo Bosco ari mu bahanzi bari buririmbe uyu munsi mu giterane cyangwa se mu gitaramo cyateguwe n'umuhanzi Aline Gahongayire. Ahangaha akaba yifashishije konti ye ya Instagram, ikaba ari imwe mu ma Instagram ikurikirwa cyane kugeza ubwo ikurikirwa n'abantu barenga 62. Akaba yarabitangaje ku ijoro ryo kuwa 27 ubwo yabwiye abamukurikirana benshi yuko atakibarizwa muri ya nzu ya Mr Irene Murindahabi, ikaba yaranashinzwe na Murindahabi Irene. Uyu muririmbyi akaba yavuze ko ashyize akadomo ku mikoranire, bakaba bari bamaranye imyaka 3 nk'uko nabivuze, agashimangira ko ari uwo munsi wa nyuma, akaba amushimira yuko yamufashije mu bintu bitandukanye. Akaba ashimira abantu bagiye bamufasha, bagiye bumva indirimbo ze, bagiye bamugaragariza urukundo, bakaba baragiye bamwereka ko mbese bashyigikiye cyane indirimbo ze. Akaba yavuze ko abantu bamushyigikiye barimo uyu Murindahabi batumye aba igiti cyashibutse, kandi bituma ngo agirira umumaro abahanzi benshi cyane. Ahangaha rero akaba yakomeje avuga ati nk'uko nagize uruhare runini mu ndirimbo z'abahanzi bakomeye, ahangaha niyo nahereye mvuga yuko nabaye nk'igishyitsi cyashibutseho amashami menshi cyane. Akaba yavugaga yuko yafashije abahanzi bakomeye cyane bari gukundwa cyane aribo Dorcas na Vestina, bakaba bafashwa na Murindahabi. Ahangaha rero uyu muhanzi akaba azwiho kugira impano ikomeye cyane, ariko akaba yanagaragaje yuko we ubwe atagera ku gasogero k'ubuzima ngo yibagirwe ukuntu Imana yagiye imukundisha abantu nk'uko natwe yagiye dukundisha abandi. Akaba yavuze yuko yahahuriye n'umuryango mwiza ukamushyigikira, ariko igihe kikaba kigeze kugira ngo atangire urugendo rushya wenyine, akomeze agire aho agera. Akaba yavuze ko yubaha cyane umuntu bita Murindahabi, kandi akaba avuga ko buri cyose yagezeho akimukesha, kandi akabishima byimazeyo. Uyu nguyu Niyo Bosco akaba yavuze yuko aho agiye hose azakomeza kugaragaza ukuntu Murindahabi yamwitangiye mu muziki we, akamusaba gukomeza gufasha n'abandi bahanzi bakizamuka, akaba gufasha nk'uko nawe yamufashije. Akaba yamwifurije kurama kugira ngo abone uko akomeza kuramira abandi. Ariko ahangaha tukaba tuributsa yuko yaraherutse guca amarenga nubwo abantu benshi batabimenye, aho ku itariki 28 Nzeri 2022 uyu muhanzi yifashe konti ya Instagram, akaba yaratangaje ubutumwa bwatumye abantu bibaza byinshi cyane, aho yagaragaza ko abayeho mu buzima bubi. Ahangaha umwe mu baproducer bamukorera ngo akaba yaratangarije ikinyamakuru inyarwanda.com ko nta kibazo yari afitanye na Irene cyari gutuma yandika ubu butumwa. Ahangaha muri ubwo butumwa hakaba hari aho yavuze ko ashaka gusubira mu buzima yahozemo ataraba icyamamare, aho abantu bose bamufiteho ijambo. Hari nk'ahantu yavuze ati nkumbuye ahahise hanjye kuruta ejo hazaza. Akaba yavuze ko ati ntago ndi gukunda uwo ndiwe, ndumva nacitse intege cyane. Akaba yaravuze ko arambiwe kwirengagiza uwo ari we yita
kukugaburira ibifu by'abandi nyamara icye cyishwe n'inzara. Ahangaha akaba yaramenyekanye cyane mu ndirimbo bita urabigenza ute, ndetse hakaba hariho yavuze yuko ibintu yagezeho byakwibagirana ahubwo akarwanira ishema rye. Ahangaha rero umuntu akaba yakwibaza ati ese ko nta muntu yatunze urutoki, ariko se nk'ubusesenguzi, ahangaha nk'ubusesenguzi bw'Umurage Community tukaba turi kureba ese haba hari ni iki cyaba cyishe inyuma yo gutandukana kwe na Mr Irene. Ahangaha ikinyamakuru igihe.com kikaba cyaravuze yuko uyu Murindahabi Irene yaba atarashyize mu bikorwa bimwe mu byo bavuganye, harimo kuba cano ye YouTube cano amafaranga imwinjiriza mu masezerano afitanye yaragombaga kujya ahabwa 30% uyu niyo Bosco ariko akaba atayahabwa, kikaba ari kimwe muri ibyo ngibyo. Ikindi kintu rero ese hari abari kuvuga ese n'uruhe ruhare rwa Vestine na Dorcas mu kugira ngo uyu muhanzi abe yatandukanye na Murindahabi Irene. Ahangaha hari ihuriro rya hafi rituma uwavuga yuko bifitanye isano ntabwo yababeshye, cyane cyane ko abize Revolution Française hari akantu bavuzemo kavuga ngo le petit peuple a pris la conscience de ce qu'il peut former la grande force. Ni ukuvuga ngo murabizi abize amateka mu Faransa hari icyo bita noblesse, hari courage na tiers-état. Tiers-état bari abantu baciriritse ariko bakaba baraje kwigaragambye cyangwa se baraje guharanira uburenganzira bwabo, bituma bakuraho ubutegetsi bw'umwami w'igitugu witwaga Louis XVI. Ahangaha rero aho bihuriye n'ahangaha, murabizi ko mu minsi yashize habaye inkundura hagati ya Murindahabi Irene ndetse na mama wa Dorcas, bavugaga yuko Murindahabi Irene yatwaye cano y'abana be. Icyo gihe byabaye birebire, Murindahabi natangaza yuko batandukanye, ariko biza kuba ngombwa yuko bongera bakicarana barareba basanga yuko nyine hari ibitarubahirizwa ku mpande zombi, aribwo nyine bahise bagirana amasezerano byeruye, bituma hari bimwe Murindahabi Irene abongerera ku byo bari baravuganye bituma bakorana. Ese abantu baravuga ati ese aho si yaba ari ugutwika? Ariko nk'ubusesenguzi birashoboka yuko muri niyo Bosco mu bigaragara yaje gutekereza abona yuko hari inyungu zitubahirizwa ze nk'uko igihe.com yabitangaje, noneho abihuza no kuba abo bana nabo baje gufashwa n'umwe mu baherwe tutari bugarukeho. Icyo gihe yabaye inkundura nini cyane mu itangazamakuru, agaragaza yuko uriya muherwe buriya kimwe mu byo yafashije aba bana yabagaragarije yuko bashobora guharanira uburenganzira bwabo. Irene nawe arareba ku nyungu ze, abona yuko gutandukana n'aba bana nawe yabagize igihombo. Ahangaha rero niyo Bosco nawe yarebye aravuga ati ese bariya bana kuba baraharaniye uburenganzira bwabo kandi ari abahanzi batarubaka izina dore ko ari njye naryubakiye, ni iyihe mpamvu ngewe ubwanjye nakomeza kwamamara ariko ugasanga amafaranga arimo arajya cyane cyane kuri Murindahabi Irene. Ahangaha rero bikaba bigaragara yuko yaje gutekereza aravuga ati nanjye rero nshingiye kuri ibyo ba Vestine na Dorcas bakoze, nanjye ubwanjye nshobora kurengera uburenganzira bwanjye. Bikaba rero bivugwa yuko yaba ari gushaka undi mujyanama uzamufasha mu buryo burenze ubwo Murindahabi Irene yamugejejeho, cyane ko bivuga ko n'indirimbo bagiye bumvikana hari izo atagiye amukorera. Ahangaha rero ese ni iki kigiye gukurikira? Ni izihe ngaruka bizagira kuri Vestine na Dorcas? Hari aho byagaragaye Murindahabi Irene avuga yuko niyo Bosco yandikiraga indirimbo amafaranga 500 kuri bariya bana, ariko abantu benshi bakavuga ko bitari ukuri kubera yuko n'ubundi basanzwe babarizwa muri reba imwe, ahubwo mu masezerano bari bafitanye na Murindahabi Irene harimo no kwandikira aba bana indirimbo. Bikaba bivuga ko niyo yaba yamuhaga amafaranga ari amafaranga make, benshi batatinya kuvuga inica nikize. Rero birashoboka yuko bishobora gusubiza inyuma aba bana, cyane ko bizwi ko batazi kwiyandikira ahubwo ariyo babandikiraga. Bikaba bibasaba ko bagomba kongera gushakisha. Mu byumvikanaga aba bana yego bazi kuririmba ko suko ari abaririmbyi b'ikirenga cyane, ahubwo bakaba bandikirwaga indirimbo ziri kuri karibure yo hejuru, bikaba byatumaga bakundwa. Aha rero hari igihe bishobora kuba ngombwa yuko bashaka undi mwanditsi, ariko umwanditsi yabandikira ntiyandike mu murongo niyo Bosco yajyaga yandikamo.
ubwo birumvikana abanyamuziki barabizi, aricyo bita harmonization, guhuza injyana, ijwi, imiririmbire, imyandikire, byose mbese n'imikorere uburyo indirimbo ikoze muri studio. Hakazazamo icyo bita incompatibility, kudahuza mu gihe baba babonye undi muntu akandika muri style ishobora kudakundwa n'abantu. Rero bikaba bivugwa yuko cyangwa se ubushakashatsi cyangwa se wenda reka twe kubwita ubushakashatsi, ahubwo reka tubyite ubusesenguzi bikagaragaza yuko bizabagiraho ingaruka. Ese wowe urabyumva gute? Gutandukana kw'aba bantu ese nta ngaruka bizagira kuri buri ruhande? Niyo Bosco nawe birashoboka ko byamusubiza inyuma cyangwa se bigatuma wenda ahura n'undi muntu bazakorana akazamuka kurushaho. Irene rero nawe ubu se haribazwa, ese aratekereza undi muntu wamusimbura? Birashoboka yuko cyane mu byatumye iyi Empire imenyekana harimo bariya bana twavuze bandikirwa na Niyo Bosco, ndetse hakaba harimo yuko uyu muhanzi nawe yagiye akora indirimbo nziza cyane. Hanyuma se wowe urabyumva ute? Uwiteka Imana akomeze kubishimira cyane, turabakunda cyane. Hagize igitekerezo ushaka kuduha wakitugezaho, ukajya aho hatangirwa ibitekerezo ukakiduha. Imana ikomeze kubishimira cyane. Umurage Community turabakunda cyane. Shalom, shalom, shalom.